ndibuka umunsi icyo gihe hari kwa gatanu utora amafaranga oya nangiye kuyatora mbwira umwana ati watoraguye ayo mafaranga tukajya kurya amandazi umwana avuga ati boya ntabwo nayaguhawe ndayatwaye njye nyine nayatora arayatwara wenyine yarayatoye kandi ari njye wari uyamweretse arayatwara tugeze hepfo umwana yaguye igicuri gikubita hasi umwana arasamba bajyana umwana kwa muganga babura indwara nini barebye n'igicuri barakibura umwana birukankana mu Kinyarwanda amafaranga neza neza yamukoreye ibara bavuga yuko ari njye wamuroze kuko uwo mwana ikaze kuri mwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu ya The Chat Chamber Empire. Ikaze kuri wowe ujya gukurikirana ikiganiro cyacu ku nshuro ya mbere cyangwa se bwa mbere akaba ari ugiye gukurikirana ikiganiro cyacu gituruka kuri ino channel. Ikaze kuri mwe mwese mutanze ngiye nitwa Brove kandi n'umutima wa nabazaniye umutumirwa ugiye kudusanyiza ku buzima bwe kuri story y'ubuzima bwe agahinda gakanyuramo. Umutumirwa akaba ari nawundi akaba ari umukobwa mwiza cyane akaba yitwa Josiane akaba yari kunshira ku mayange ku bijyanye na story z'ubuzima bwe ibintu byinshi ko nabyumvishe byagiye bimubabaza aho yagiye ashinjwa uburozi ku nshuro ya kabiri nabwo nasubiye ku ishuri inshuro ya gatatu ya kane noragura amafaranga kandi atava ari yandi cyane noneho bukeye bwaho ku munsi wa gatandatu ndi bwaje kwiga kuri kuko n'ubundi nayigiraga hano ADPR ku rusengero nanone nyura muri ya nzira kugira ngo ndebe yuko ndi bwabona amafaranga ndahanyura sinayabona mu gutando njya ndahanyura ndebe ko nabona amafaranga sinayabona ubwo negeye imbere icyavene ndavuga ati sinyatoragure ndayihorera ndagenda nese ayo ngayo wari umaze iminsi ugenda ubona wayakoreshaga nagendaga nkayataba munsi y'igiti yose uragenda kugataba kuko mama yari yarayanze avuga yuko atayafata kandi yari yarambujije kujya gutoragura amafaranga rero navuze ati yo kujya nzaza inyaga amafaranga nyasige kandi aho n'ubundi abandi bari bwaze bakayatora narayafataga nkagenda nkayesha nkavuga ati igihe kizagera kuko nari mfite konte ikigo cyacu cyari gifite konte cy'abanyeshuri ndavuga ati namara kugwira numva amajije kugira aho nshaka nzagenda nyubitse kuri konte noneho ku myaka yanjye buriya nakuze mvuga ati nzubakira mu rugo inzu rero nibyo byatumye nanone ayo mafaranga nyabika nuko rero ku munsi uwo munsi nagiye nkabura amafaranga ariko gatandatu mvuye kwiga kuri ahubwo nkabona ibiceri 30 nanze kuyatora ndataha ku bukurikiyeho bunacya ku wa mbere tujya ku ishuri natoraguye amafaranga ku munsi wa kabiri ukurikiyeho nayo natoye ahubwo nanyuzeho ndagenda ndatambuka ndinda naha akiri mu muhanda ndongera ndatambuka ku wa kane y'amafaranga nyinshi yanyuraho kandi nyasanga navuze ati ese nyatore uko ngo yanyuzeho bwa mbere kuva ku wa kabiri nanyuze ku mafaranga navuga ati sinyatora ndebe niba ndi bwakongeye kuhanyura nkayatora ndahanyura sinatora njya ku ishuri ndahanyura sinatora nsubirayo bukeya nyuraho sinatora kugeza kwa kane ndavuga ati se nabwo mvuye ku ishuri ndavuga ati se nyatore buriya iyo umurozi yakuroze ugafata ikitari cyawe we nta kintu byakugera gusa nanone ibyo byose bikugira n'ingaruka umwana twari turi kumwe kuko narayatoraga simbibwe abanyeshuri turi kumwe
ndibuka umunsi icyo gihe hari kwa gatanu utoye amafaranga oya nangiye kuyatora mbwira umwana ati watoraguye ayo mafaranga tukajya kurya amandazi umwana aravuga ati oya ntabwo nayaguhawe ndayatwaye njyenyine nayatora arayatwara wenyine yarayatoye kandi ari njye wari uyamweretse arayatwara tugeze hepfo umwana yaguye igicuri gikubita hasi umwana arasamba bajyana umwana kwa muganga babura indwara nini barebye n'igicuri barakibura umwana birukankana mu kinyarwanda amafaranga neza neza yamukoreye ibara bavuga yuko ari njyewe wamuroze kuko uwo mwana mu ishuri yandushaga ubwenge bavuze rero yuko navuga yuko bavuze yuko ari ukumwihoreraho ni kwanga icyaha bahise bakinkizeho bavuga yuko uwo mwana namuroze kandi ubwo burozi bishoboke yuko ari mu rugo baba babumaye mbese uwo mwana twariganaga ndusha ubwenge bya dare mwazaga mukurikiranye n'ahantu nawe nese niba nashoboraga kuza niba twiga mu bana 42 mwaza mu bana 20 na bangaye yabaye wa kabiri wa gatatu ndushaga ubwenge rero bavuze yuko ari ukumwihoreraho umunsi umwe twanyuze ku irimbi twari turi kujya mu nzira kwa kundi abana nyine bakora agakungu kavuga ati tugiye gusura n'umuntu twanyuze ku irimbi mama we waranangira arankubita koko arankubita cyane ngo ashaka kumenya ngo impamvu umwana we namuroze akikubita hasi ko biriya bintu bitajyaga bimubaho ati nutabimbwira ati usure ba ahantu duhagaze ati ahantu duhagaze buriya ndasiga nawe magutabye ubwo buranyica ndakata nsubira inyuma niruka ndabukera mu rugo umugore aza gutera intambara mu rugo sinzi ikintu yakubise mama twamaze hafi amezi asaga 3 ari mu bitaro mu gihe tugiye kuvamo ajya muri koma amara amezi hafi ndikumva 12 yari agiye kugera umwaka ngo urangire yavuye muri koma asanga ntwite yasanze ntwite ariko ubwo ngubwo nanone muri uko gutwita kwanjye kubyakira kumva nk'umuntu w'umubyeyi no ku myaka yanjye nari mfite byari bigoranye mama rero kwiyakira byaranze n'ubundi bimuha shoke yo gutuma asubira hehe mu bitaro aho papa ari muri gereza we nakita ngo ni papa aho yari ari muri gereza nawe yari afite umugambi yuko aramutse avuye muri gereza yafungisha wanenda ahubwo kubera none muri make umuryango wanjye ntabwo wari unyishimiye habe na gatoya kandi uri kumva nayo ndi njyenyine ndi na musaza wanjye muto nyenda ntwite yaba mama yari ari mu bitaro yaba ari papa yari afunze ntabwo ugeze utubwira wenda uwo papa wawe nyir'ubwite papa wawe bwite papa wanjye bwite yarapfuye yapfuye ufite imyaka ingahe yapfuye mvuka uwo munsi navukiyeho ni ubwo yapfuye uko ngo wundi yaje ufite imyaka ingahe yaje afite imyaka 3 ufite imyaka 3 gutangira gardienne yego afunga ufite ingahe yafunzwe mfite imyaka 13 ndi gukabakaba muri 4 yaba yarazize ikiso buriya
mu buzima abantu bagira ibyaha byinshi bitandukanye. We gusa ibyaha yari afite bitandukanye kandi byagiye bijya kuri rebo, ntabwo ari byamufungiye ahubwo bamufungiye ibyo bamusanganye, ibintu byerekeranye n'itabi. Nibyo bamufungiye, ariko bitewe n'iyo byamufatanye ukuntu byanganaga, byatumye bamukatira burundu. Ahubwo muri burundu arakomeza arajurira, akomeza kugenda asaba yuko yajya kuburana. Kubw'Imana n'ubuntu bwayo bamukatiye 3 bagiye kureba basanga n'ubundi iyo 3 iyi myaka 3 bari bamukatiye ayimazemo, bamuha icyumweru cyo kuba amajije kwitegura nabo bakita bamusohora. Ubundi bwite uwo mbana nawe ntabwo ari papa umbyara. Papa umbyara ku munsi navukiyeho we yahise yitaba Imana, arapfa ishwe n'umutima. None se papa waje bwa kabiri na nyine ubuzima bwawe nawe bwari bumeze gute mu gihe yari atarafungwa? Ntabwo byari byoroshye, wenda sinzi niba ari uko atambyaye, ntabwo reka ari uko twabivuga uko nguko, ntabwo biba byoroshye. Umubyeyi iyo ubona ufite umubyeyi wishimiye yuko ari umubyeyi wawe, utamufata nk'aho atari umubyeyi wawe, ukamwubaha nk'umubyeyi wawe, ariko agatinyuka kugukorera ibintu byamfura mbi washyeho, atamfata nk'umwana we. Yagufataga nabi? Yamfataga nabi cyane. Nyine kuva ku myaka yanjye ubundi navuga aho byatangiye kunkomerera kuva ku myaka 11 ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye kuko igihe kiragera, navuga ko Satani ikorera muri byinshi. Ubwo rero kubana n'uwo mubyeyi ngo ni papa ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye kuko burya umuntu w'umubyeyi iyo agukunda akwitaho, ubuzima bwose nanyuzemo ntabwo yari gutinyuka kuba yakankorera ibyo bintu, ahubwo nk'umubyeyi yari gukora ibyo abandi babyeyi bakora, ariko we yabirenzeho akora ahubwo ibyo umusore wo hanze yakora. Ese niba atari ibanga ni nk'iki yaba aragukoreye cyakubabaje na n'uyu munota ukivuga ati na n'ubu ikintu kimbabaza cyane ni ukuba byitwa ngo ufite umubyeyi. Umubyeyi uwo ari we wese afite umukobwa aramufuhira, ariko nta kintu kibabaza iyo ufite umubyeyi watinyuka kukuza hejuru gushaka kugusambanya. Ibyo aba ari ikintu kitagushimishije ndetse cyane. None yashatse kugufata ku ngufu? Nagiye no kumurega kuri rebo kuko ntabwo byarankomereye cyane, ariko nanone nariyakiriye. Ariko kubyakira byaturutse kure, dore yuko namaze hafi imyaka isaga ingahe mbere yuko bamufunga. Imyaka 3 mbere yuko bamufunga, 2 n'igice nari ndi kwa mushiki we. Avuga kwa mushiki we? Yego, kubera nyine turoma nagize njye ubwanjye kwibaza niba uriya ari umubyeyi wanjye. Niba namenye yuko atari umubyeyi wanjye buriya, nubwo namenye yuko uwambyaye bari barabimishe, nubwo namenye yuko wambyaye navutse wari gupfa. Uko ngo wari waramenye ubwenge ubona uriya ari we papa wawe uhari? Nari nzi ko uriya ari data umbyara mu nda. Yego,
ariko ku byabaye wenda wabona ari Imana yabishakaga yuko umenya ukuri bari barameshe ubwiwe yatinyutse kumfata ku ngufu tujyana ikirego kuri ribo ndetse nasanze mama Kimironko yari ari gucururiza merekejwe n'abaturanyi ari mu gicuku cya 11:02 abaturanyi babonye nsohoka ndira nicaye imbere y'umuryango ko twari duturanye inzu ku yindi icyavugaga cyose bo baracyumvaga mu nzu yabo ati se ku papa we watamukubise noneho akaba atamubwiye nabi uyu mwana akabyutsa arira bimeze bite umubyeyi wari uranga wari umejeje kwitegura agiye mu kazi arazanyegera ambwira ati Josiane ufite ikihe kibazo kuri kurira aranyitegereza abonana n'ahantu bankubise aho kugira ngo mubwire ikintu burya iyo utekereje ikintu cyari kigiye kukubaho urarira cyane icyo generalize mbura uwamuza uwo mama yafashe umukobwa wiwe w'imfura aramuma aramerekeza uwo mama wasigara atanga ikirego mu mudugudu uwo mukobwa we waramerekeza nsanga mama kukaza we yarari Kimironko mubwira ibibaye byose ubwo mvuye mu rugo musize mu rugo papa we yananze Kimironko niba yarafashe moto nibyo natazi abaragiye abakubise mama story aramubeshyabeshya ngo ibyo mubwira azabyemere ariko kubw'agahinda nari mfite n'abaturanyi bavuze ati umwana agomba kubonerwa ubutabera umwana ungana uko nguko ntabwo yakagombye kuba yakarira kubera papa we ngo agiye kumufata ku ngufu uwo mugabo rero bagomba kumuhana twagiye kuri ribu bananyakiriye vuba vuba n'ikirego dosiye bahise bayandika byihutirwa bavuga yuko bagiye gushaka uwo mugabo ndagenda ndataha ngeze mu rugo avuga ati bamufunge ntagihari kuko nari meze nabi no kubyumvisha byari byanze ati bamufunge ntagihari reka ngira uti kanzinga imyenda nazinze imyenda na mama ubwiwe atabizi ndagenda nari nyura umunyeshuri nta mafaranga mfite nagiye n'amaguru mbinaha ngera ku Muhima n'amaguru winaha n'amaguru ngera ku Muhima n'amaguru ngiye kwa mushiki wa papa kugerayo namubwiye story zibimbayeho siyabyizera ahamagara bo mu muryango banyegereye agiye kubabaza yego nabo bavuga ati natwe byatunaniye kubyizera ubwo rero bahise ariko mbere ubwo yuko mva kuri ribo babanje kunjyana Kacyiru kumpimisha barebe niba nta cyabaye koko ubwo rero aho nagereye aho ngaho kwa mushiki wanjye ibisubizo byaraje bijya kuri ribo mbwira yuko nta kibazo mfite bakomeza kumuhiga papa yahise yambuka njya muri Tanzania njya kuba ari kubana na mukuru wa mama mukuru wa mama nawe yumvisha amakosa yakoze avuga ati sinagumana nawe shaka iyo uba cyangwa umutange kuri ribu y'iwanyu mu Rwanda nuko ngo papa ngo wari papa wawe nyine wa kabiri tumwite gutyo yambutse ajya muri Tanzania cyane ajya gusangayo mukuru wa mama wawe cyane abari bajya gucumbikaho nawe amugezeho aramwanga kuko yari amakuru nawe yari yamejeje kumugeraho ambwira ati kubw'impuhwe nkugiriye shaka iyo ujya nubura aho kujya aho kugira ngo ube inzererezi hano muri Tanzania ndagutanga kuri ribu iwanyu mu Rwanda gusa wowe wari ukiri mu Rwanda uri kuba kwa mushiki wa papa yego papa we nyirizina cyangwa papa ntabwo ari papa wanjye nyirizina
ni mushiki w'uwo nguwo nakubwiye yuko mushiki w'uwo nguwo ni papa wa kabiri. Niwe mushiki we nagiyeho kuko rega nanone natangiye kumenya umuryango wanjye bwite uturuka kuri papa ari uko majije kumenya yuko umubyeyi wanjye yapfuye. Nubwo natangiye kugenda nkurikirana gahoro gahoro menya umuryango wanjye binyuze muri ubwo buryo nyine. ngo papa wawe byaje kurangira gute mushiki we nako ndende? Ni ndende ariko umugabo wanjye ntabwo bari kumufungisha ngo bivemo kuko yaba ari njye yaba ari we twese twakundanaga. Icyabuze twese twari abana, ntabwo ibintu byo kubaka byari biturimo. Gusa nyine mwaje kubyarana. Twaje kubyara turubaka. Mu minsi mike nzaba ngiye no mu murenge Bayida. Muradutumiye. Tuzabatumira nta kibazo. Rero tuzagira igice cya kabiri utubwire ukuntu kandi wari ugeze bwa mbere mama wawe bamaze ku bijyanye na trauma ya mama wawe muri make, niba ubyibuka. Ndabyibuka nuko inkuru ya mama nyine ni ndende kandi irababaje. Tuzavuga mu gice cya kabiri. Nta kibazo. Bakunzi bacu rero reka tube dusoreje iki gice cya mbere ahangaha. Igice cya kabiri tuzavuga kuri iyo story ijyanye na story ya mama we, uburyo yagize trauma, uburyo yagize uburwayi niyo niko nabyita. Uyu nguyu twari twatumiye yari Josiane. Josiane twakwishimiye. Murakoze nanjye nabishimiye pe. Witeguye kugaruka mu gice cya kabiri? Yego. Murakoze. Mwibuke gukora subscribe, mukore share, mukore like, muna commenting niba uko ino story mwayumvishe, ibindi nakagaruka.